ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru nishimwe. Amazina yanjye nitwa Ingabire Florence. Ndi umudamu wa Nyakwigendera ari we witabye Imana, Ndaruhutse Jean Bosco. Umugabo wanjye twashakanye 2006 ku itariki 22 z'ukwa kane. Ndashima Imana rero yabanye natwe muri icyo gihe, yatugiriye neza. Hari aho yadukuye Imana, hari naho yatugejeje. Nukuri nihabwe icyubahiro, ndayishimiye. Icyo navuga rero ku mutware wanjye yambereye byose. Ababyeyi banjye bitabye Imana 1994. Iwabo n'iwacu twari duturanye. Umugabo wanjye yambereye byose pe, ambera papa, ambera mama, ariko nyine ubwo nuko byagenze. Imana yo mu ijuru nibishimirwe kuko yamukunze kuturusha. Imana rero hari ibintu byinshi cyane nagiye mwigiraho, namwigiyeho byinshi. Icyambere yajyaga akunda kumbwira ijambo, akambwira tujye ubana na bose. Ubane n'abana, ubane n'abagabo, ubane n'abapapa, ariko cyane cyane yakundaga abakene. Yajyaga akunda kwita ku bakene, abari muri gereza, abarwayi, abantu b'impande zose. Imana rero yamukunze kundusha, nuko nyine bimeze, nuko byagenze. Gusa Imana yo mu ijuru izambe hafi. Aho yagiye sinihebye, nzi ko nzamusangayo kuko yatabarutse nk'umukiranutsi pe. Imana rero nishimwe. Mwibukira ku bintu byinshi, cyane. Namwibukiraga nabyukaga mu gitondo tugiye mu kazi, nakwambara umwenda akawukura amata, umugore mwiza, uwo mwenda awukuremo ndabona utakubereye. Akambwira ati mu buzima ntuzambara umwenda ucuyutse, ntuzambara umwenda ufite inenge. Imana yaduhaye ibintu, kandi igihe turi ku isi tujye turya icyo dushaka kuko niryo herezo ryacu. Ntawe uzi aho ubwira umuntu ageze. Uyu munsi turiho ariko ntiwamenya ko ejo uzaba uriho. Ikindi mwibukiraho, yanyigishije kwihangana. Igihe cyose akajya ambwira ati mugore wanjye ujye wihangana. Ajya gupfa twari turimo gusenga, abwira umukozi w'Imana twari kumwe, aramubwira ati rero haguruka usengera umugore wanjye agire kwihangana. Iryo jambo niryo yakundaga kumbwira igihe cyose, ntabwo nzamwibagirwa. Ikintu yajyaga akunda cyane, yajyaga akunda iriya ndirimbo ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ngo ni umukuru w'abatanu ndetse yitwa Rukundo. Iyo ndirimbo yarayikundaga cyane kuko igihe kinini 11:00 barabyukaga n'abana bakajya muri siporo, bavuye tugira icyumba cy'amasengesho mo hano, bakinjira mu nzu bagasenga. Agakunda kuririmba iyo ndirimbo ya niba turi mu gitondo, agakunda kuririmba n'iriya ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Izo ndirimbo yarazikundaga cyane, ntabwo nzamwibagirwa, nzajya mbimwibukiraho igihe cyose. Igihe kinini cyane yakundaga kuba ari ku ma YouTube, yumva abakozi b'Imana babwiriza. Igihe cyose akaba arimo gusoma ijambo ry'Imana. Mbese umugabo wanjye yapfuye nk'umukiranutsi kuko n'urupfu rwe ntabwo rwadutunguye. Niyo mpamvu ubona dufite gukomera. Imana yari yarabitubwiye. Igihe rero kirageze ngo icyura abayo, isi itarabanduza, ariko dufite ibyiringiro yuko natwe tuzamusangayo. Yabanaga yaba abaturanyi, yaba abavandimwe, yaba imiryango, yaba inshuti. Yabanaga n'abantu bose kuva ku mwana kugeza ku musaza n'umukecuru. Isomo mfite nuko nsaba Imana ngo izanshoboze nzagera ikirenge mu cye, nzamusanga hagiye kuko ni heza. Mu ruhande rw'itorero yarangaga no kwitanga, agakunda abashyitsi kuko njye nari umudiyakoni ku rusengero, ntabwo yari umudiyakoni. Akambwira ati mugore mwiza, uyu munsi habaye ikizinduka, ujye ku rusengero utegure. Nukuri yambaye hafi, yakoze umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru izamuha umugisha rwose kuko yarawukoreye. Ikindi kintu nakongeraho, ndasaba Imana yo mu ijuru ngo izambe hafi kuko ansigiye abana bato, ansigiye abana batanu, abakobwa 2 n'abahungu 3.
umwana mukuru afite imyaka 16, umutoya afite amezi 4. Yajeje bundi kuri 22. Ikindi nshima Imana rero nari nibagiwe, umugabo wanjye twashakanye ku itariki 22 z'ukwa 4 2006. Noneho umwana duheruka kubyara ubu ufite amezi 4, nawe yavutse ku itariki 22. Gutabaruka ko umutware wanjye yarembye cyane nabwo ataha muri iryo joro ryo kuri 22, uretse ko zari zarangiye saa 6 z'ijoro agatabaruka nko mu masaha 9. Rero iyo tariki nayo sinzayibagirwa mu buzima, kuko nayibonyeho ibyiza nyibonaho n'ibibi. Ntabwo rero nayo nayibagirwa, sinareka kubivuga. Umutware wanjye yambereye byose, yambereye papa, yambereye mama, twafatanyaga mu mirimo yose, haba mu kazi twakora uko twakoranaga, haba mu rugo, mbese muri iyo myaka tumaranye ntacyo mushinza, yambereye byose pe. Ijambo ryo gufasha umutima wanjye n'Imana yampaye kwihangana ni muri Yesaya 42 guhera ku murongo wa 1 kugera kuri 5. Kandi nzi ko Uwiteka Nyiringabo azabana nanjye akanshyigikira, kuko ijambo rirambwira ngo ntawe ujya yikorera ngo yikorere amaboko, kandi nta n'ujya yitangira ngo yitangire amatama. Nzi ko bitazambaho kuko narayikoreye guhera mu bupfubyi bwanjye, yabanye nanjye mu bupfubyi, mfite ibyiringiro ko izanabana nanjye mu bupfakazi. Ngewe ninjye mfura mu nda ya nyina, azari umwana wa 5 kuri ngewe. Yari umwana naramureze, ariko mu buryo namurezemo yari umwana mwiza pe. Mu ntangiriro ye ndibuka neza ko ajya gutangira gucuruza, gusa nkaho twari kumwe kuko nari mukuru cyane kuri we. Atangira gucuruza muri we, nkabona ni ibintu akunze, pe. Akomeza gukura, mbona ari ibintu akunze. Yarize yiga amashuri 6 abanza, ariko mu kuyiga nyine bisoza mbona akurikiranye gucuruza. Acuruza bike by'abana, akomeza azamuka atera intambwe, mu by'ukuri Imana iramushyigikira, mbona arakomeje aracuruje biramufashije. Twari dutuye muri Gatsibo, aho yabanjirije gucuruza, yaracuruje arazamuka, ariko mu bucuruzi bwe yabanaga n'abantu neza, yakundaga abantu nabo bakamukunda. Igihe kigeze rero biba ngombwa ko yimukira inaha muri Kigali. Ahageze naho byaramufashije, arakomeza aracuruza. Bosco nagende, ngewe mpamya yuko asinziriye, Uwiteka Imana azamwakire, kuko mu buzima bwe bwose nzi neza yuko ajyanye imirimo myiza. Ndababwira naramureze, nari mukuru cyane kuri we, ndamuzi mu mibereho. Yabyirutse ari umwana, yatangiye mu buzima mbese yatangiye ashaka gucuruza pe. Ashaka gucuruza, nge naramubonaga nkabona gucuruza ko abifitemo imbaraga n'ubushake. Yaracuruje rero koko biramuhira, cyaragaragaraga, kuko nubwo yatangiriye kuduke twabana, ariko yarabifitemo ubushake nyine akaducunga neza, ntatwangize nk'abana. Aragumiza nyine arakura, ariko mu mikurire ye yari umwana wubaha, yari umwana uca bugufi, yari umwana ahamajije gukura pe. Yabaye nka ari we mukuru wanjye, kandi ari nge wakabaye mukuru. Yafashaga iki muryango? Yari mu rumari icumi. Bosco amaje gukura niwe muntu navugaga nari mfite. Data yapfuye mbere ye, mama yarahari, ariko muri rusange mama ntabwo namwitagaho cyane. Nagiraga ikibazo nkabaza Bosco, ese nkora iki, ese nce mu zihe nzira? Mu bigaragara ntiyigeraga ambwira ati birananiye, yakoreshaga buryo ki akamfasha. N'undi munyamuryango ye, n'undi muturage wamwiyambazaga Bosco, nzi neza yuko nta muntu n'umwe yigeze asubiza inyuma cyangwa amubwira ngo ibyo ngibyo simbishoboye. N'ibyo yabaga adashoboye yarihanganaga akakubwira ati reka nze hanganeho gatoya turabigerageza, kandi ukabona birakunze. Nuko yabayeho. Iki cyuho ni kirekire, ariko nubwo ari kirekire, kubera ko ubwo nyine nibyo Imana yashimye, ntabwo twakuraho icyo Imana yanditse. Ibyo ari byose tuzagerageza kwifatanya, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, byose bizakunda. Ni byinshi yankoreye
kuko mpamya yuko n'ubuzima nari mpagazeho ntabwo navuga ngo niwe mpagazeho kuko Imana niyo duhagazeho, ariko navuga ko ariwe nari mpagazeho kuko niwe muri byose niwe wamfashaga. Mfite umugabo, mfite n'abana, ariko abo bose numvaga yakajya imbere yabo ubundi bakaza nyuma. Ntabwo byoroshye ibihe nk'ibi ngibi turimo, birakomeye cyane. Birakomeye kuba twakwagira ko tubuze umuvandimwe, yari marume wanjye, ariko si ibyo gusa, namufataga nk'umubyeyi. Yaramfatiye runini, namwigiragaho byinshi bikomeye, ariko ntabwo byoroshye kubyakira, ariko turakomeza tubyihanganire nk'abantu. Gusa ndizera ntashidikanya yuko hagiye ariho heza kurushaho, hakomeza agira iruhuko ridashira, kandi Imana imutuza heza. Ndamwibukiraho yuko yari umugabo ushyira mu gaciro, yari umugabo mwiza wubaha buri wese, akumva ikibazo cyawe atitaye kuri we. Ndamushimira cyane kuri byinshi yamfashijeho bitandukanye. Yanyigishije kubaha abantu, anyigisha guca bugufi. Ndamushimira kandi Imana izamuha umugisha, ahasigaye agira iruhuko ridashira, kandi aheza ni mu ijuru. Nzakomeza kumwubaha nk'umubyeyi wanjye. Yoho asize murumva muzakizwa mute kuri iki cyo asize? Muzanyagaramo mute? Tuzabihagararamo nk'abagabo, dukomeze twitwara kigabo, kuko n'ubundi agiye yatwigishaga gukomera kandi tukaba abagabo. Tuzakomeza tuba abagabo rero nk'uko yabitubwiye, kandi tuzahagarara aho yari ari, dukomeze tumwubahishe nk'umubyeyi wacu. Ndibuka neza yuko yajyaga ambwira ngo uzaba umugabo, uzakomeze guca bugufi, wubaha abantu. Umuryango wiwe ndetse n'abana bato yasize bakomeze kwihangana, bamenye ko Imana ariyo nkuru. Hejuru ya byose hari Imana kandi ishobora byose. Izakomeza kubafasha nubwo bitazaba byoroshye, ariko izababa hafi. Ni ugukomeza kwihangana. Agira iruhuko ridashira, yamfashe neza cyane. None asize kuri iyi si bana banjye, ahasigaye nagenda aruhuke. Nk'izina rye ni nako yitwa. Wari umeze nka ya ndirimbo ngo mfite umuntu mvugira, none rero bana banjye nimundeke. Agira iruhuko ridashira, ngira Imana nuko yantumira nanjye nkamusanga. Ndaruhutse niko yitwa izina rye. Ndaruhutse koko kuva amajije kumenya ubwenge, ari umwana ugeze aha. Yatangiye acuruza utubiriti, Imana ishyiramo imigisha, udusabune, yubakira akaduka akakansigamo nkacuruza. Akajya kurangura akanzanira akashyikiriza nkacuruza. Umwana wanjye tubana neza kugeza igihe abaye umuntu ushaka kugira ngo ashinge urugo. Ntiyanyibagirwa, ntiyantezukaho. None mwuka byaramwe, Imana iramwishyura, iramuhamagaye. Ndaruhutse we, hoje uruhuka, ariko untumire nanjye nze. Nimundeke, nta kindi gisigaye. Yatangiye acuruza ari umwana muto rwose. Yatangiye acuruza ari umwana mutoya. Mu mwaka wa 2 akajyana n'abandi bana kwiga, akajyana akantu ke kutubombo n'akabiriti. Ndaruhutse Jean Bosco ni mukuru wanjye. Mukuru wanjye ndi umwana wa 7 mu bana 8. Muvandimwe ni byinshi namuvugaho, ariko birakoye kandi birakomeye. Gusa
mubyumve niba hari umuntu uko muzi umuntu mujya mwumva umuntu ngo acika utirigongo nicyo gisobanuro cy'uyu muntu kuri njye nanjye ni urutirigongo rwacitse kuko kubona mufite kuri njye ubuzima nta buryohe namba muri make ni uko Imana itoranya uko ishaka ariko ibi bishoboka ndabivugira imbere yanyu n'ikindi ntago ari amarangamutima ko umuvandimwe wanjye yagiye cyangwa se n'ibindi bindi ariko biba ngombwa ko Imana itishamo hagati yanjye nawe wakagiye bitewe n'umumaro bitewe n'uburyo mu muryango cyangwa yataga ku muryango usibye n'umuryango n'ahandi ku ruhande ko yari ameze muri make nahitamo akaba ari njyewe ugenda ikintu umwibukiraho mukurikira bwa kabiri andusha imyaka igera 10 kuko ubu barafite hagati 37 38 yafite 28 urumva twakoze harimo akanyuranye ukuntu kuko kanduta ariko turaziranye twakora we urumva yatangiye ubucuruzi bwe ibintu yatangiye mu bwana ngiye yatangiye nanjye ubwo ndi hasi ariko ari we mbere yanjye nanjye mureberaho acuruza ashakisha wacu turi abantu baciriritse mu by'ukuri niwe nuko wenda twaje tugasanga umusaza wacu papa nawe aragerageza acuruza ariko urebye niyo watangiye ubucuruzi none butandukanye n'ubwo umusaza yakoraga bugenda bwaguka gusa impamvu mbabwiye biriya by'uko nta byishimo nagira mu buzima bwanjye sigaje nuko uko gukurana gutyo njye yarafite nanone murumuna we ninjye murumuna we yarafite akanyizera kansiga muri iyo butike ye yaba adahari nkagenda nkacuruza mu gihe navaga kwiga nkacuruza uko bigenda bizamuka icyizere agenda akindemamo gusa njye nkomeza kwiga ariko ngeze segonderi biba ngombwa yo nanjye nari narakurikiye ibyo yakoze yagiye akora nanjye nkurikira ubucuruzi ni ukuvuga ngo nagendaga ntera intambwe aho akurikiranye niho nateraga nanjye natangiye nkorera aho yakoreraga mbere ahimutse nyuma arimuka nanjye ndimuka ubu tuvugana ninjye wakoreraga mu birindiro bye yakoreragamo mbere yo kaza ateye intambwe aje hano muri Kigali ubwo urumva muri make twavutse nk'uko nababwiye turi abantu 8 turi abahungu 4 n'abakobwa 4 ariko umukuru wacu umwe w'umuhungu ntabwo nabashingiye kumumenya yapfuye ngo mu ntambara karanye mu ntambara n'ifite umwaka umwe ntabwo muzi undi dukura turi 3 bavukanye b'abahungu 3 undi mwumve ko hari n'ibintu binakomeye kenshi na kenshi binagoye kwakira undi nawe nta myaka 2 iciyeho agiye mukuru wa Ndaro iyo myaka 2 itarashyika na Ndaro aragiye ninjye usigaye mu bana 8 mu bakobwa 4 n'abahungu 4 ninjye usigaye ubwo murumva birakomeye njye niba naraje gutyo ndi mu bana ba nyuma
mbona bakuru banjye, mbona bashiki banjye hari ibyo bagiye bashakisha. Kuba nafata inshingano nk'iz'umuvandimwe wanjye yari afite ni ibintu bitoroshye, ariko nanjye ngombye kugerageza, kuko nanjye ndi umuntu w'umugabo, ndubatse, mfite urugo, mfite umwana umwe. Ngombye kugerageza uko byagenda, uko ariko kose ngombye kubyishakamo, kuko kuba nagerageza kugera mu birindiro yari arimo, cyangwa kuba nagerageza uko yari ari nkabigerageza biragoye mvugishije ukuri, ariko ngombye kugerageza uko byagenda kose. kandi Imana burya nta kiba gitunguye Imana. Nizeye ni Imana kuko ariyo itureberera, ndayizeye muri byose. Gusa icyo nzakora nzagerageza nk'uko mbisabwa, kuko aha ubu abana ba hano ninjye papa ubu usigaye wabo, ninjye papa. Abandi ba mukuru wanjye ndi papa wabo, nanjye abanjye ngombye kubya ndi papa. Urumva izi nshingano zose ziri ku mutwe wanjye. Ni byinshi byo kumuvuga, uretse ko bitoroshye muri iki gihe turimo. Nk'uko nari mbivuze, Ndaruhutse ndi pare we, ariko yari umucuruzi, nanjye nkaba umucuruzi. Twakoranye kenshi imyaka myinshi, akanyizera nkamwizera. Twagendanye amajoro, twakoze byinshi bishimishije. Yagira ikibazo nkaba mbizi, nakigira akaba ahari, akaba umwana nkaba mukuru, ariko akaba mukuru no mu bitekerezo. Yakundaga kuba ari umwana mu myaka, ariko mu bitekerezo akaba mukuru. Akangira inama nkamugira inama, kandi ikindi agakunda akazi. Mu gihe cye nta gihe nigeze mbona acika intege ku buryo bw'akazi, nta n'igihe nigeze mbona acika intege mu mibereho ye yo kugira ngo agire abantu inama, cyangwa se kugira ngo ahuze abantu n'abandi. Yakundaga akazi ke k'ubucuruzi kuva ari mutoya, nk'uko babivugaga abagenzi banjye babanjije, ndetse n'umubyeyi we. Ubwo niko natwe twabaga tuburi mu bucuruzi, ariko tukarushaho no kumureberaho. Ni byinshi rero umuntu atavuga, kuko uretse nanjye ubwanjye dupfushije akarere kacu cyangwa se umurenge, n'aka karere atuyemo. Ngira ngo ubwako turahombye, duhombye intwari, duhombye umugabo. Gusa icyo nasaba ni uko Imana yatwongerera imbaraga, tukajya duhora tumwibuka, kandi tugatera ikirenge mu cye, ari abari hasi yacu, ndetse n'abazamukomokaho, tukagenza nkawe. Yakundaga gusenga, agakunda Imana, ari naho haviriyemo ko yakira umwami Yesu nk'umukiza we 2014, kubwo kuba umukristo mubera pare, kubwo kuba twagiranaga inama mu buryo bw'umubiri bisanzwe bw'ubucuruzi, ariko no mu buryo bw'umwuka tukagirana inama. Ntizimye mu magambo rero, ngira ngo ni byinshi byo kumuvugaho. Gusa ikigaragara, nzakomeza kuba hafi y'umuryango we,
Imana imuhe iruhuko ridashira. Nitwa Kizimana François, Nyakwigendera Ndaruhutse Jean Bosco, namufataga nka papa wanjye muri byose, kuko yamberaho papa atarari, byaba mu bitekerezo, byaba mu bujyanama runaka, mu bikorwa by'uko yandushaga ubushobozi. Natangiye nkiri umwana ndi umumotari, akazajya ntuma naba mvuye mu kazi, ahari nkaza nkisanga muri kontwari, akanganiza, akangira inama, kugera n'ubu ngubu revo nto cyangwa se agatsindiho nagakeshaga n'umugabo Nyakwigendera. Ntabwo mfite byinshi byo kumuvugaho, ariko n'umugabo w'intwari, aho dutuyeho abenshi barabizi, n'aho abahangaha bamwe barabizi kandi nyewe namwe murabibona. Ariko icyo namusabira ni ukuzagerayo amahoro, umugisha kuri Nyagasani, kandi natwe nk'abasize inama yatugiriye zatugeza abo turi bo, turi abagabo, dufite abana, tuzuza ikiva asize. Nta bintu byinshi mfite byo kuvuga, murakoze. Nitwa Kayumba Jean Claude. Nyakwigendera yari muramu wanjye, ariko namufataga nka papa wanjye kubera ko mu bintu byose twafatanyaga. Nagira ikibazo nkamubwira nti ngize ikibazo, akadutabara mu muryango. Twaba twagize ikibazo, byaba ari ubukwe cyangwa n'ubundi buzima busanzwe, byaba ari imbaraga ari budutera, akazidutera, ibintu byose ugasanga nyine turabifatanyije. Rero twabanagaho mu buzima bwa buri munsi, ariko kubera ko agiye twari tukimukunze, nk'uko bagenzi banjye bavuze, yatwigishije imirimo mu bucuruzi. Twaracuruzanyaga imyaka, ibintu bikagenda neza, ugasanga aratwunganira aho dukosheje, akatubwira atanga siko bigenda, bigombye kugenda gutya. Rero ubuzima dufite dushima Imana ko yamukoresheje twese akaduteza imbere. Tumaze gutera imbere, nta aho tugeze ntabwo twasubira inyuma, kandi ntituzabe ibigwari, kuko mu buzima busanzwe ubundi wacu twamwitaga Murinyo. Yari umutoza, akadutoza neza, akadutoza kwifasha, ibintu byose ugasanga bimeze neza. Yari atubereye ambasaderi hano mu mujyi wa Kigali, ku buryo natwe mu minsi itaha natwe twari kuzagira gute, kuzaza hano i Kigali, ugasanga ibintu byose bimeze neza. Rero ndumva nta byinshi. Imana imwakire mu bayo, murakoze. Nitwa Munezero Emmanuel. Kuri uyu munsi kugira ngo umuntu agire icyo avuga biragoye cyane. Nyakwigendera yari papa wanjye nkunda kandi nubaha. Twamenyanye muri 2017, ambera inshuti ikomeye cyane. Hanyuma 2018 iby'ubushuti buvaho, ambera papa. Naramukundaga cyane, yangiraga inama kenshi. Yarambwiraga ati mwana wanjye uzaba umugabo. Buri kibazo cyose nagiraga niwe nakibwiraga bwa mbere, akangira inama. Twakomeje umubano, yari papa, akaba inshuti, akaba n'umuvandimwe, yari byose kuri njyewe. Mu minsi ajya gutabaruka kuwa gatatu, twari turi kumwe, turi mu kazi, ndetse no kuwa kane nubwo atari yakoze, twari turi kumwe hano mu rugo. Nanjye sinari nakoze, ndaza tuganira kuri gahunda za bizinesi, ariko arambwira ati ntago meze neza, ariko nabonaga atari umuntu umeze nabi ku buryo yapfa. Inkuru y'incamugongo nayimenye mu gitondo kuwa gatanu uko byarangiye. Ndabona Imana kubera iki koko. Yarambwiraga ati mwana wanjye uzaba umugabo, uzagera ikirenge mu cyacu. Naramwubahaga, naramukundaga, kandi nzakomeza mukunda. Nzubaha abana asize,
nzababera mukuru wabo mwiza. Imana imuri uko ridashira. Ndaruhutse rero Bosco rero ibyo ni birebire. Ni musaza wanjye akaba akurikira babiri bankurikira n'uwa gatatu mu bankurikira. Njye ndi umwana wa kabiri, yari umwana wa gatanu. Mu by'ukuri uko yavutse n'uko yakuze Imana yamuhaye umugisha agisamwa ngire ngo akivuka. Yavutse ari umwana mutoya mwiza, yari gatoya kera ariko kazi ubwenge. Impano yarayivukanye. Kazi ubwenge, ukabona nubwo twari bakuru rwose. Yavutse niga mu wa kabiri, mu wa gatatu. Yavutse niga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Ariko aho yakuriye mu by'ukuri warabonaga ukabona ni twebwe batoya ahubwo niwe mukuru kuri twebwe. Aho turi mu bandi bana ahagenda ukabona mbese ari umuntu ufite impano idasanzwe. Nubundi rero akiri umwana mutoya yiga nko mu wa gatatu no mu wa kane yajyaga agacuruza bombo kwa kundi bita abana ba kabarasi. Aho ubukwe bwabaye akajya inyuma y'igisharagati. Yavutse atanywa inzoga, arinze asaza. Habe iwacu baranengaga bageze umutobe mu nzu ntaba akiwunyweye, akawanga akanywa amazi gusa nta kindi kintu yajyaga akunda kunywa. Aho amariye gukura rero akajya acuruza utwo tubombo, utwo dushikarete. Ndetse ngewe kubera ko nashatse kure hari n'igihe twigeze kuba tubana. Ari akana gatoya yiga mu wa kane mu wa gatanu tubana, ari umwana uba mu rugo ariko nuba ahantu nashatse. Ubu ngubu igikuba cyacitse nta mahoro ariyo, bugazi. Mbese yakuze uko mumuzi namwe uko mumuvuga cyangwa uko mwumvisha ubuhamya butandukanye. Ibyo navuga ni birebire narenzaho umwanya nawumara. Urumva gusa icyo musabiye ku Mana kandi sinshidikanya, ndahamya neza ko ari mu maboko y'abamarayika, ari mu ijuru umwana wa mama rwose. Imirimo umuntu azayijyanwa mu ijuru n'imirimo yakoze ku isi. Nubwo nta byera ngo de, ariko Imana imubabarira ibyaha yakoze, kuko nzi ko ibyaha ari byo bikeya, ibyiza byinshi nibyo yakoze. Maze Imana imwakire mu bayo, kuko nta kindi namusabira usibye gusa kubana n'Imana, agaturana nayo akibanira nayo ubuziraherezo. Ubundi mu muryango wacu niwe wari byose kuri twe rwose, singiye kubabeshya. Ndetse nkatwe bashiki be ubu ngubu sinzi ibyacu. Aho wageraga ni mushiki wa Bugazi, aha ntibakwakire Bugazi. Ngewe ntuye epfo iyo ngiyo zamugera. Abacuruzi b'irwacu iyo bazaga kurangura nuko bakaza batari ko ufite musaza wawe. Abandi ugasanga barabwirana ngo nje ariko uyu mureba ngo afite musaza we w'umukiri Kigali. Bati w'umuntu mwiza, iyo udafite n'amafaranga, iyo amafaranga ashize aragukopa. Wabaga rero ugeze ahari uvuye rw'iwacu bavuga uti nduwagiteguye kubera ko yanaharezwe, abantu baho baramuzi. Akakwakirana yombi. Abaje kwa muganga i Kanombe bose bakirirwaga muri uru rugo. Urumva hamagara umuntu akambwira ati nageze kwa muganga, nkamuha inomero za Bugazi. Ngaho hamagara ni hafi aho ngaho, akamwoherereza umwana mu rugo akajya ku bitaro kumufata nk'abantu. Ubutumwa naho umuryango wanjye ni ukwihangana, twishyira mu biganza by'Imana. Imana yacu iratuzi. Imana yacu ya mbere yari Bugazi, Imana nako ya kabiri yari Bugazi, ya mbere ni ya twese, iyacu twebwe yari Bugazi. Singiye kubabeshya, Bugazi yari Imana yacu. N'icyubahiro twabonaga mu bantu hanze aha ngaha, buri wese ni mushiki wa Bugazi, ni mushiki wa Bugazi. Urumva n'abagabo bakatwubaha. Niyo dutuye iyo mu misozi bati runaka afite musaza w'Ikigali ukomeye. Ikindi twaba twakoresheje nk'amakwe kandi dutuye kure, akava inaha i Kigali n'imodoka ye akaza kwa mushiki we. Niba mumwishywa we agiye gushyingirwa agakora byose, akaza akambera byose, akajya kundangurira amayoga akagira ataka. Abantu bati runaka arakomeye. None igitinyiro cyanjye kivuye wowe, igitinyiro. Nagahinda gakomeye kubura umuvandimwe, kubura inshuti. Nagahinda gakomeye kubura umuntu
wajyaga atabara bose, ni agahinda gakomeye umuntu atabona ukuntu asobanura. Kubura umuntu wese yirukankiraga kandi akamwakira atitaye ku kindi icyo ari cyo cyose. Rwose mboneraho no kubwira mushiki we uri hano, rwose mwihangane, mukomere, ni ikintu ntabona ukuntu mvuga. Ndaruhutse uyu ari we Bugazi rwose ni umuntu twakuranye, twareramwe, turabaturanyi. Ndaruhutse yabanaga n'umwana, akabana n'umusaza, akabana n'umukuru, akabana n'umuntu wese. Ndaruhutse ndabyibuka ku bukwe bwe n'umwana, nanjye nari nkiri muto yego ntarakura cyane, ariko yasabaga umubyeyi ngo mama amafaranga gutwerera Bugazi. Ibyo ni ibintu byerekana ko yari umuntu ubanye n'abantu bose, wakundwa n'abantu bose, kandi nta kintu bamuca, ari ukwiyoroshya, ari ugufasha buri wese. Ndaruhutse arakora, kandi koko iyo ubanye n'abantu neza ugakunda abantu bose ukabafasha, Imana imuha umugisha. Nawe yagereye inaha i Kigali, umuntu wese yazaga akaba azi ko abonye umuvandimwe asanze. Ndaruhutse ntabwo yari wa muntu wavuze ati narahiriwe none abandi bose bari ku ruhande, wese wazaga kwakira. Ni ikintu gikomeye ku muryango kandi kuri twese kuba tumubuze. Ni ibintu bidakunda cyangwa ngo urupfu rugishe inama, umuntu ari kumwigurana akavuga ati nibura reka njyewe ngende undi asigare. Nk'uko mushiki we amaze kubivuga, Ndaruhutse ari Imana y'abantu benshi. Niyo mpamvu mvuga ngo nuko ari ibintu bidakunda cyangwa by'iyo nama abantu bari kumwigurana. Sinjye ubivuze n'undi wese ari kumwigurana akavuga ati Ndaruhutse nibura asigare ko niwe ufatira runini abantu. Ni agahinda gakomeye tutabona ukuntu tuvuga. Ndaruhutse ntabona ukuntu amusobanura. Ndaruhutse nta muntu wabona ukuntu amuvuga kuko birarenze, uretse agahinda gakomeye. Umuryango wihangane cyane, ubuze umuntu w'ingenzi, twese tubuze umuntu w'ingenzi, ariko Ndaruhutse twese aratubabaje, kandi icyo tumusabira Imana imwakire kuko yagize neza, yakoze neza, yujuje ibyo Yesu yavuze ngo bagere ikirenge mu cye. Yafashije buri wese atitaye ku rugero arimo, atitaye uko agaragara, yafashije buri wese. Kubw'ibyo rero Imana ireba byose, uko yamuhaye umugisha mu isi imwakire no mu ijuru. Ubutumwa nagenera umuryango, kandi twese twihangane, umugongo wacitse, twihangane. Ku isi ni uko bigenda, twihangane, ariko hari ibintu bizarwaza abantu tukabirwara igihe kinini, ariko nta kundi ku isi. Mwihangane, mukomere, tubari hafi, kandi turasaba ngo Imana izadushumbushe, duhe nibura undi waziba icyuho cye nubwo tutazi ko byashoboka. Ngubwo ubutumwa bwanjye, ibyo navuga ko Ndaruhutse ni byinshi, ariko mu buryo bwo guhina amagambo ibyo ngibyo namuvuga. Murakoze. Ni agahinda kenshi muri uyu muryango, twese hamwe twishyize hamwe. Uyu muvandimwe ari witwa Ndaruhutse twamenyanye turi abasore, ariko uburyo twamenyanye twarakundanye bihagije kugeza na n'uyu munsi. Muvandimwe nta kintu nigeze mubura nawe ngo amburane. Muvandimwe yari umujyanama wanjye, nari umujyanama we, twahuzaga, tukaba twagize ikibazo tukishyira hamwe tukaganira, tukakigaho, tukagicoca, tukakirangiza. Nagiraga ikibazo nkakimubwira, tukabasha kugicoca, nawe yakigira akakimbwira, yewe n'umuryango wanjye hazamo ikibazo bakaba babasha kuba babimugezaho akakirangiza, nawe umuryango we yagiramo ikibazo akambwira bakabirangiza. Muvandimwe nta kintu na kimwe nigeze muburana umuvandimwe. Muri make ni agahinda kenshi, twabanye igihe kinini, nta kindi nakongeraho, sinabona ikindi nongeraho. Muri make amagambo nayo. Mu by'ukuri Ndaruhutse yari inshuti. Mu gihe maze ndi inshuti y'uru rugo, twari tumaranye imyaka 7 turi inshuti.
mu by'ukuri byo kuvuga kuri Ndaruhutse byo ni byinshi. Mu gihe namaze turi inshuti yambereye umujyanama mu buzima bwanjye bwose, ibyo nagerageje gukora, twabaye inshuti nkiga gucuruza, ambera umujyanama mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Intambwe nateye aho nari ngeze mu buzima bwanjye, mbuze umuntu ukomeye. Ibyo ari byo byose, Ndaru ni umuntu utarigeze agira ishyari cyangwa ngo agire igomwa kuri buri muntu uwo ari we wese wabashaga kumugana. Inama, ubufasha ku bundi buryo ubwo ari bwo bwose yabutangaga. Ntago twashobora gukomeza kuvuga byinshi, gusa tubuze umuntu ukomeye mu buzima bwacu, haba umuryango, haba inshuti. Ibyo ari byo byose njye navuga ngo Imana ikomeze kumurindira umuryango, kandi ni ukuri Nyagasani ndahamya ntashidikanya ko akwiriye kutugenera undi ugomba kumusimbura. Ibyo ari byo byose rero agiye twari tukimukeneye nk'inshuti, nk'umuntu watwubakiraga ubuzima, gusa Imana ikomeze kumwakira. Amazina nitwa Habineza Yarafite. Uyu Ndaruhutse rero twamuvuzeho byinshi kandi twamuvugaho byinshi. Yari inshuti, yari umuvandimwe, yari umubyeyi. Njyewe twari duturanye gutya urugo ku rundi mu bucuruzi yakoraga, ariko mu mibereho ya Ndaruhutse yabanaga n'abantu bose, yabanaga n'umwana, yabanaga n'umusaza, yabanaga n'umusore, yabanaga n'umukecuru, mbese ingeri zose yabanaga nazo kandi akabana nazo neza. Mu gihe rero nabayemo twabanye neza, nk'uko twari duturanye. Ndaruhutse uyu nguyu akantuma nkamutumikira. Nyuma gato rero nanjye nza kugira ibyago mpfusha na mukuru wanjye, ariko njya kure cyane, akamba hafi akambwira ati ntumve ko ubuzima burangiriye aha, humura, ubuzima burakomeza, mba hafi. Tuguma kubana neza kugeza ubwo naje kugera n'igihe nanjye nshaka. Ndaruhutse aranshyigikira, amba hafi. Mu by'ukuri yabaye pare wanjye mu gihe nakoreshaga ubukwe. Ndaruhutse uyu nguyu agiye twari tumukeneye, ariko icyo mpamya cyo ni uko imirimo yakoze myiza, hari ingororano zayo, kandi tuzamusanga ku munsi w'umuzuko, tukazamusanga mu ijuru agiyemo. Ntago rero navuga byinshi cyane, twavuga byinshi, ariko icyo musabira ni uko Imana yamuha iruko ridashira, kandi ku munsi w'umuzuko ubwo natwe tuzaba duhamagawe, tukazamusanga mu mwanya w'abazaba bari kumwe n'Imana. Umugwaneza Emmanuel, mu by'ukuri Bugazi twabanye igihe kinini. Yandeze ndi umwana, aranshyigikira, ahera hasi angeza hejuru, agera ubwo anyubakira urugo. Namushinze Imana imuha iruko ridashira. Mugwiza Theoneste. Nyakwigendera uyu nguyu twarabyirukanye, ni umwe mu bantu twakinanye umupira mu buzima bwose, twabubanyemo kuva turi abana kugera iki gihe kigeze atabarutse. Uyu twarakinanye umupira, yakinaga ku 8, nkina kuri 11. Ndaruhutse uyu nguyu mu buzima bwe busanzwe twarabanye, yangiraga inama, yemwe nagira n'ikibazo akamfasha. Ndaruhutse uyu nguyu yakundaga abantu. Iwacu aho twari twaramwise izina rya Murinyo kubera ko yakundaga umupira, yafanaga ikipe cyane ya Rayon Sport, twese tuyifana. Twaba tugiye nko kujya ahantu akadushyira mu modoka, akatujyana akanatugarura.
akadushakira ibyo kurya n'ibyo kunywa mu gihe twagiye. Ndaruhutse uyu nguyu yabaye umubyeyi wanjye mu gihe nari ngiye gukora ubukwe, niwe wambereye pari. Mu bucuruzi bwanjye bwose nagiye ngira inshuro nyinshi niwe wagiye abigiramo uruhare mu gutera imbere kwanjye, nibura 85% yabigiragamo uruhare. Rero Ndaruhutse ibintu twamuvuga byo ni byinshi byiza yasize akoze. Mpamya ko ku musozi w'iwacu uburyo bameze nk'aho ari igihe cy'icyunamo, nko kubura abacu twabuze, nawe agiye ari umwe mu bantu twari dufite w'ingenzi. Buri muntu wese waturuka ku musozi wa Bugarura yumvaga yuko aje i Kigali akavuga ati ndaruhukira kwa Ndaruhutse. Nta nubwo Ndaruhutse ryari ryizwi, yarazwi ku izina rya Murinyo na Bugazi. Rero njye nta byinshi namuvugaho kuko bamuvuzeho byinshi. Ibyo yakoze ni byinshi birenze, gusa icyo twamusabira Imana izamuha iruhuko ridashira. Amazina ni Mukarunyani Makire. Ubwo papa Muhoza akaba nari nyirabukwe, ari na muramu wacu, kuko nitwe twamushyingiye uno mugeni. Mfata n'ubundi kado y'ababyeyi bakuru, ne kwicokoza. Ubwo nyine nazaga hano mu ruhande rumwe ndi nyirabukwe, ubundi ari muramu wanjye, kubera yuko ari twe twamushyingiye uriya mudamu afite. Ubwo rero nta bindi byinshi mvuga, yagiye twari tumukeneye tukimushaka. Imana imuhe uburuhukiro butazashira, igihe cyose tuzamwisangire mu ijuru, kuko ndumva yasengaga bishobotse. Yafashaga abantu bose, agira abantu inama. Ubwo mbese muri make yagiye twari tukimukeneye. Imana imwakire mu bayo. Amazina nitwa Dushimiyimana Claudina, nkaba nari umwana muri runo rugo. Papa Muhoza yandeze nk'umubyeyi, ntabwo yigeze adutererana. Papa Muhoza ni umuntu mwiza, yagiraga urukundo, agakunda abantu. Mu mibereho yacu tubayeho yari yadutoje umuco wo kwakira abashyitsi no gusenga. Twicaye akatubwira ati bana banjye mujye mukunda gusenga. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umutoniwase Espe, ndi mama w'uyu mwana kuko papa we ajya kugenda yaramunsigiye. Ikintu namuvugaho ni umubyeyi mwiza, ugira urukundo kandi ugira umutima mwiza. Ikintu nibuka yatubwiraga igihe cyose yabaga avuye ku kazi, yaratubwiraga mujye mukunda gusenga kandi muzaharanire kuba intwari, muharanire no kuba inyangamugayo. Icyo ni cyo kintu mwibukira. Murakoze kandi Imana imuhe ibiruhuko bidashira. Umutima mwiza agira n'urukundo n'inama ze. Ijambo nkunda ijya gakunda kutubwira ngo mba riramfashe, ni uko yatugiraga inama nyinshi, ariko ikintu ntazibagirwa ni uko yatubwira ko tugomba kuba inyangamugayo. Muragiye numva nsigiye, nzi ko yansigiye kurera uyu mwana. Arambwira uzambabarire, uzanderera umwana kure, uzamusigaye yarakuze. N'icyo. Amazina yanjye ni Mujase Jeannette. Nyakwigendera n'umusaza wanjye twabanaga, ninjye wamubaga hafi, ninjye wamurwaje. Icyo mwibukiraho, ikintu cya mbere mwibukiraho ni uko yakundaga kumbwira ngo njye nsenga Imana. Ni ugusenga, nagira ibyo mugishaho inama akambwira ati dusenge Imana ibyumve. Ibyacu ni ugusenga. Nyakwigendera ibyo mwibukiraho ni byinshi cyane, byinshi.
nka musaza wawe mwarabyirukanye uzi amateka ye dusangiza amateka ye mu byirukire ye kugera ashatse icyo umwibukiraho icyo mwibukiraho yakundaga kungira inama yamfashaga muri byose yarandeze andera nyiri umwana ndinda ngananya anyishyurira amashuri ndarangiza nyigisha gukora igihe kigeze arankingira yangiriye inama yambereye umubyeyi yambereye byose byiringiro yari afite arambwiraga ati dukomere dusenge imana n'ibyacu ni ugusenga imana niyo ishoboye byose akampumuriza cyane nubwo yari arwaye ntabwo yitaga yuko arwaye yarambwiraga ngo ni inkomere akambwira ngo ni inkomere kandi nkore cyane akambwira ngo ninjye no mu kazi akanshishikariza gukora no gusenga imana izo nizo nama ze yansigiye uko wumva rero umuntu ajya gusiga cyangwa tutazamwibagirwa ari iki murajya nsigiye ni gusenga imana no gukora yarabincishikarije aranabinyigisha cyane gufasha abantu kubaha no guca bugufi ibyo byose yarabinyigishije kubana n'abantu bose ibyo byose yarabinyigishije nubwo uyu munsi atashye ariko uramutse ugize ubutumwa umugenera urumva mubwira iki ubutumwa namugenera namubwira ni warakoze mwene mama ikivi cyawe tuzacyoza aho ugereje natwe turakomerezaho nitwa umurazi wa se nkaba ndi umwana wa mbere wa Ndaruhutse Jean Bosco cya mbere mushimira nuko yandeze neza yampaye uburere bwiza ikindi yari umugabo uhagarara ku ijambo rye no kwitwararika no kuguma ku isezerano cya mbere namwibagirwaho yakundaga umuryango cya mbere yakoreraga umuryango ikindi ni uko yakundaga gusenga icyo twashakaga cyose yarakiduhaga icyo namwifuriza uko imana yamwakira mubaye nitwa Muhoza Yves Valente nkaba narindi umwana wa kabiri papa ndamushimira ko yamfashije akandera neza nkagenda ngera hano ndashimira none papa ko yari umugabo w'intwari arinda isezerano rye kandi nanone yubaha imana akayishyira imbere y'ibintu byose umwibukira ku giti cyawe ni ikintu cyane cyane mwagiye mukunda kuganira papa iyo twakundaga kuganira yambwiraga ko ngomba kuba umugabo w'intwari kandi urinda isezerano rye kandi nanone akambwira ko ngomba kubaha abantu bose uyu munsi no mu gusigaye muri uru rugo urumva ugiye gukora iki kugira ngo bwa butwaro uzabukomeze icyubahiro kizagaragara mu rugo ibyo yari ari gukora ngomba kubimukomereza kugira ngo tuzabirangize amahoro icyo nzakora kidasanzwe ni ukwita kuri barumuna banjye kandi nkanabahumuriza nkababwira ko ubu ngubu nabwo bagomba kwiyitaho tukamenya icyo gukora ubutumwa numva namuha ni uko nanjye ngiye kuba umugabo ibyo yari ari gukora mbimurangirize kandi nanone ndamubwira yuko nta kintu ibintu byose nzakora bizamunezeza nta na kimwe kizamurakaza nitwa Fabrice
ndaba ndi umwana wa gatatu, nkaba nkunda papa kandi nkaba nzakomeza kumukunda kuko imico yanoje kandi ntabwo nzigera mwibagirwa kandi nawe sinzayibagirwa. Akaba yaranozaga kuba umugabo uhagarara ku ijambo rye, gukora siporo kugira ngo nzagire ubuzima bwiza kandi nkafasha n'abatishoboye kugira ngo nabo bazagera aho bajya. Kandi akaba yarakundaga gusoma muri Zaburi ya 84, kuririmba indirimbo muzo gushimisha yakundaga 120, kandi yakundaga n'iya 35 muzagakiza. Murakoze. Nyamugenera yuko Imana yamwakira mu bayo kandi ntabwo tuzamwibagirwa. Yatubereye umupapa mwiza kandi w'icyitegererezo. Banta iradukunda kera emiyo confiance. Nakaba naravutse ndi uwa gatanu, nshimira papa ko yanoje gusenga, akambwira nzajya nita ku muryango no guhagarara ku ijambo, ndi busome no kwita ku ijambo. Ubutumwa wamubwira n'icyo wamubwira nubwo yamaze kwitahira, icyo wabwira papa nubwo yamaze kwitahira? Icyo mubwira papa namubwira ko yanoje gusenga neza. Nitwa Olive Uwizeyimana, kuri n'izina nitwa mama Keve. Uyu mubyeyi witabye Imana yari umukoresha wanjye, ni umukoresha w'inyangamugayo, umukoresha wishimira ko abantu bose batera imbere, umukoresha ugira urukundo. Mbese tubuze umuntu ufite ubumuntu, ni umuntu wo kwifuzwa na buri wese, yaba umukuru cyangwa umuto. Ibyo kumuvugaho ni byinshi kandi byiza kuri we, kuko ahari ndamwifuriza kuruhuka mu mahoro, natwe tuzamusangayo, gusa bimenye ko tumukunda. Ntabwo byatworoheye, byaducumise mu mitima, ku buryo twumvaga bimeze nk'aho turimo kurota, ariko twaje gusanga ari inkuru mpamo. Iyi nkuru yansanze nari nageze ku kazi, ndategereza ariko nkabona sindi kubabona, ariko nkumva ngize ikikango. Bishoboka ko bari bashatse kubinyemforoma mbere yuko magera, ariko telefone yanjye ntiyari iriho. Yego. Ukamubura nk'abantu yakoreshaga mu gihe kugira ngo umuntu hafi umuryango kandi ibyo yakora bikomeze gukora. Yari umuntu ukunda akazi, yakundaga akazi, atiganda, adakora ibyiza ngo abantu bamurebe. Tuzagerageza uko dushoboye kose hamwe n'Imana, tuzakora akazi ikivi asize acugitse, tuzamukorera mu ngata, ntabwo tuzamutetereza. Hamwe n'Imana turabizi neza ko tuzabashisha famiye yiwe intego yari ifite yaho kuzagera, turumva tuzahagera. Papa wawe yari inyangamugayo kandi yagiraga urukundo, yari umukirisitu. Ibyo byose bizabarange, bazakunde n'umurimo kandi bazajye bubaha n'umubyeyi wabo basigaranye, kuko ntabwo byoroshye
baracyari bato ariko nibakomere. muri make yari umuntu nisanzuragaho kandi yari umuntu wujuje ibyangombwa by'ubunyangamugayo, mvuge ngo yujuje ibyangombwa muri sosiyete tubamo. niyo mpamvu navuze ngo kubura umuntu nk'uyu ni ibintu navuga ni inkuru y'incamugongo kuri sosiyete yacu, muri segiteri yacu tubamo, kuko dore ko niyo murebye yari umuntu witezweho byinshi, haba ku muryango, haba ku gihugu, haba no muri sosiyete. imyaka ye igaragaza ko nimba umuntu yari ari mu ubwo bunyangamugayo, nimba umuntu yabasha kubana n'abakomeye, abaciriritse, abo hasi, abatoya, mu ngeri zose z'imyaka, ni umuntu twari dutezeho akazoza. navuga ngo ku ruhande rwanjye igihe twabaniye akigera hariya mu mujyi, ndi umwe mu bamuhaga ibicuruzwa, ariko ni wa muntu utavuga ngo hari umunsi n'umwe twagiranye litije, hari umunsi n'umwe hari umuntu wenda waduhamagaye ati ngwino nkize na runaka, ahubwo ni umuntu twitabazaga ku bagiraga amakimbirane, akavuga ati reka tubwire na runaka abe ahari aradufasha mu gukemura izi mpaka. urumva nko ku myaka ye kuba ari umuntu ushakirwaho gukemura impaka ni ikigaragaza ko hari icyo twari tumwizeyemo. numva muri sosiyete ku ruhande rwanjye, inshuti yanjye, navuga ngo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, nagende aruhuke imihate n'imiruho y'iyi si, imirimo ye igenda imuherekeje, tuzahora tumwibuka kandi Imana imuha iruhuko ridashira. nta byinshi navuga. inkuru ye nkimara kuyumva njye nayumvise mu gitondo, umuntu yayimbwiye nari ntwaye imodoka, ku bw'amahirwe hari umushoferi wanjye twari kumwe, nahise mparika ku ruhande, ariko ikintu namubwiraga toya uribeshye, uyu uribeshye. kubyakira numvise bingoye, dore ko ni umuntu ku munsi wo kuwa gatatu, murabona yiruhukiye kuwa gatanu. kuwa gatatu yari umuntu w'umucuruzi uri mu isoko, nk'uko n'abandi bajya gushakisha yazindutse. kumva rero umuntu akakubwira ibyo, ubanza kubaza ngo ni impanuka zize, kuko ntabwo wavuga ngo umuntu mwari kumwe kuwa gatatu none arapfuye. kubyakira biragoye. ubwo rero nabyumvise kuwa gatanu mu gitondo nko mu masaha ya saa 2, umuntu abimbwiye nahise nyikupa, ndamubwira toya ibyo ngibyo banza ubikurikirane neza, ntabwo ari byo. kubyakira byarangoye nk'umuntu, kandi nk'uko nababwiye nk'umuntu w'inshuti. ubwo nashyize ku ruhande gutwara imodoka birananira, mbwira umushoferi wanjye twari kumwe, ahita ajya kuri vora arantwara. ubwo ngera mu mujyi ku kazi, ndavuga ati ndabimenya ngeze hano ndaza nyine, inkuru iba yayindi. ni ibyo nyine, ni ku isi imeze. niyo mpamvu navuze ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, nicyo cyaduhumuriza gusa. dusoza ukumva nk'abacuruzi mu gihe gufasha cy'umuryango asize, yaba umudamu yaba ndetse n'abana, kugira ngo icyuho cye mugihagararemo. icyuho umuntu avuga nk'umuntu, ariko gusa twebwe ku basenga ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi Uwiteka atakurengeye nta cy'umwana w'umuntu yakumarira. ariko muri segiteri nk'uko tuvuze turahombye. kuba duhombye kandi umuntu yagiye asize amateka meza, ni ukuvuga ngo umuntu ku ruhande rwe, nimba tuvuga ngo umuntu yari inshuti, nimba tuvuga ngo yabaye icyitegererezo, ntabwo bikwiye ko tuvuga ngo ikivi yatangiye tucyushije mu magambo gusa. umuntu ku mbaraga ze, ku rukundo yakundaga uyu muryango, kuko nimba nkunda mwene data Ndaru, bivuze ngo nkunda umuryango, ntabwo nkunda rya zina. ubwo haba ku ruhande rw'umuntu, ni ukuvuga ngo umuntu ku giti cye atekereza ati iyi sosiyete nabagamo, umusanzu uyu nguyu yatangaga mu kubaka iyi sosiyete twafatikanya gute kugira ngo ntizime. umuryango w'abasize ni ubujyanama, ni ukubaba hafi, kandi hamwe no gusenga Imana niyo twishingikirije. umuntu aravuga ati njye ubwanjye sinabishobora, ariko dushobozwa byose n'Imana.
hamwe n'Imana izaduha imbaraga, kandi haba inkunga y'ibitekerezo no kuba hafi y'umuryango, tuzaba hafi y'umuryango ndetse dufatikanye kubaka igihugu cyacu, kuko niwe yari intego ye, gukunda igihugu no kubaka igihugu. Uhera ku muryango, hirya y'umuryango, iyo wubatse umuryango buryo wubatse igihugu cyawe n'ejo hazaza. wenda murashobora kwibaza urupfu rutunguranye rushobora gusigira iki abakiriho? Kuba twari turi kumwe kwa gatanu twumva rapfuye, urupfu rukwiye kudusigira iki? Urupfu ubundi ntiruteguza kandi ntirugira n'inshuti, reka mbivuge gutya. Ubundi iyo turebye ntitwari tuzi ko n'ibi turimo bizabaho. Nimba bitazabaho, yenda reka nifashishije ijambo ry'Imana niryo natangiranye naryo, riratubwira ngo bimwe mu bimenyetso bigaragaza iminsi y'imperuka ni indwara z'ibyorezo, ni izi mpfu zitunguranye. Njye ku ruhande rwanjye navuga ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka. Kigeretse kuri ibyo, iyo bimeze gutyo ku basenga, ibiberaho byose biraho kutwigisha uyu munsi n'uyu, ejo n'inge, ejo n'uriya. Ku ruhande rero rwa sosiyete, ibihe turimo ni ibitwereka ko covid iza ntabwo twari tuyiteze, ntitwari tuzi ko izaza. Hazaza n'ibindi bitari covid. Niyo mpamvu umuntu mushobora kuba muri kumwe akarwara n'indi ndwara tutazi, icyo gihe acaho nyine akagenda arapfa, abasigaye ubuzima bugakomeza. Ariko bivuze ngo kuri sosiyete icyo navuga ni ukuvuga ngo isomo biduha, nimba turi abacuruzi tugomba kumva ko ubucuruzi butagarukira kuri njye, ahubwo haba famiye, haba na kwa kundi leta idusansibiriza. Nimba mpaye umuntu nkavuga ngo genda imbanejya, hagakwiye kuba hari manege iruhande rwanjye azamfasha. Ku ruhande rwa sosiyete tubamo y'ubucuruzi, birasaba ko ubucuruzi ntitubuminamize, kuvuga ngo ubucuruzi ni ubwa runaka. Nimba ndwaye ntahari, nkumva ko na bizinesi yanjye ibasha kumuvinga. Bivuze ngo iki? Tugomba kwagura, tukaguka no mu bitekerezo, tukumva ko ubucuruzi atari umuntu, ahubwo niyo mpamvu ubona kenshi leta idukangurira kuvuga ngo ni amakampani ari bukore. Kampani bivuze ngo izamuvinga mpari, izamuvinga ntanahari. Ibyo rero bikwiye no kugenda biduha umumaro, bikavuga ngo nimba mugenzi wanjye bimubayeho gutya, nanjye nagakwiye gukora bizinesi yubatse ukuntu mpari ntanahari ikaba yabasha gukora. Kuko bizinesi si umuntu, bizinesi ni ikintu kibaho uyu munsi kikazakomeza iteka ryose. Ibijyanye n'urupfu, yewe nitwa Kagabo Etienne, nkaba yari umuntu w'inshuti yanjye, ubundi yajyaga akunda kunyita pari. Muri aba bose bamuboneye hano i Kigali, bamubonye ari uko yaje gucuruza, ariko njye twatangiranye akiza i Kigali arangura n'akadina. Yaranazaga akampa urutonde rw'ibintu aje kugura, akambwira ati toranyamo ibyo ufite ushyireho ibiciro, nta biciro ndi bukubaze, nujya guhenda urahenda umwana wawe, ubwo uraba umusubiza hasi. Ibyo nanjye nkagerageza kumubwira inti iki ngiki ndagifite ariko kirimo kirampenda, ahangaha wajyayo bakaguhera amafaranga makeya, kugira ngo ntabashe nanjye gutakaza icyizere yangiriye. Amaze gutera imbere, ndamubwira icyo gihe yaguraga ibintu afite akadina kakabisiga. Ndamubwira rero umaze gutera imbere, gerageza urebe uburyo wagura fuso, burya n'imyaka hari irahari urebe uko wayizana. Ati se nzayizana gute? Mugira inama ukuntu azayizana. Arangije ati rero inama wangiriye, amafaranga yo kugura ya fuso nayabonye. Ati none kandi nzi yuko ujya ujya Dubai, ndashaka yuko uzayingurira. Ndangije
ibintu yankoreye nanjye bikantungura, ndamubwira intifuso tuyibarira amafaranga icyo gihe kuri toyi dore sinibuka uko byavunjaga, dushyiraho ay'ubwato dushyiraho n'umusoro kuko agira ngo abanze arebe ko izamuhagarara. Naho uko arimo kubikora ahubwo we arimo nko muri etide, aragenda azana ya mafaranga yose uko twayabaza, ati ejo ntazagira ikibazo nkagira ibintu nyaguramo, imodoka ikaza nkabarayo nyisorera, akira amafaranga. Ndabwiye n'amafaranga wiyampa, ahubwo icyo gukora ni iki, uzayampa yahageze. Ati oya, wowe nkufata nk'umubyeyi wanjye mbitsa, yafate ibindi niba udafite uko yabika nawe yajyane muri banki. Ibyo ubwo narafashe ndavuga ni umuntu nyigira icyizere akama amafaranga yose. Ubwo nagiye Dubai mugurira imodoka, ndangije iraza ngira n'amahirwe irakora, ngira ngo kuva ayigurije n'ejo bundi ayizanye na hano i Kigali. Ndangije ubwo amaje kugira ibyo byavuze, namubwiye nti rero amafaranga yawe amaze gukura, ntabwo ari gutungira mu cyaro. Niyo umuntu amaze kugira amafaranga angana gutyo ujya mu cyaro akavuga ati ni wowe bosi, ntugire gute, ngwino hano i Kigali uzahashyika, uzahora n'abandi bakurusha amafaranga nawe ubashe gukora. Ati ko buriya hari niwe ugiye kuba mukuru usanga ugiye kugira gute, gutakaza imbaraga. Arambwira ati noneho nzabigenza gute? Ndavuga nti reka nkubwire, arambwira n'amafaranga icyo gihe afite. Ndavuga nta mafaranga ufite ahubwo ni menshi, harimo n'abatayazana. Icyangombwa nuko ufite abantu uhasanga, icyangombwa ni iki, ni ibitekerezo, abantu barahari. Arangije aranyumvira, araza umuryango arawufata, mugenda muhuza n'abantu b'abacuruzi bahariya bo muri Rwanda, bo kwa Rodasi, mbabwira ibyo bagenda bazana. Nawe kubera ko yari umunyeshuri nakwita ufata, ntiyigeze andushya, ayinjira mu kazi arakora. Niyo nabagangiye kumureba n'abantu bose barahangaye, yenda harabo twajyaga duhurira, yenda hari ibyo namuhaga, akambwira ati pare ati bite. Nabwira nti byiza. Hari n'indi umushinga twateguraga mu minsi iri imbere, ariko kuba agiye tutawukoze abahari tuzawukomezanya. Njye nkurikije ku imibanire y'abantu be n'abandi bantu, yabanaga n'abantu neza. Nk'ubu n'imvugo mu mujyi y'abakarani bababaye cyane, yenda tuvuge ngo ntabyera ngo di, n'uwo yenda tuvuge ko akunda umuntu ashaka kuba yamucumuza, we yamurebaga akisekera akicecekera, akavuga ati muntu wanjye waje tukavugana. Kugeza ubu ngubu usibye ko ari ntabyera ngo de, ngewe nta muntu nigeze mbona yaba, kandi urabona ko bano bakarani bamara kunywa kira ya nzoga bita ngo ni icyuma, bagasinda bakavuga bitavuga bakagira gute, ariko nta muntu numvishije urimo kumuvuga nabi. Ku bijyanye rero n'urupfu rwe, rwarantunguye kugera n'iyi saha, ndaryama sinsinzira. Kuwa mbere narazamutse no gupakuruza isukari, ndamubwira ni muhungu wanjye ko nakubuza ubaheye. Ati nararwaye. Rero kurwara ko muri iyi minsi nibishaka kwiyitaho, ugafata utuntu ugakora agasiporo. Icyo gihe nari mvuye hariya aho dukorera ku isoko, ngiye kuri niyo urabona ni haruguru. Ndabwira ndero nk'ubu mparitse imodoka, ngiye kugenda n'amaguru nkoreramo agasiporo. Ni nawe uzagerageza ukora agasiporo, ntigafasha umuntu niba hari indwara irimo ikagaragara akayivuza vuba kugira ngo ibe yatinda. Ati yego musaza, ati ariko ndagushaka. Ndavuga niyo nindamuka mvuyeyo nindaza kukureba. Ubwo birangije kora ko dukora amasaha makeya, tugenda ubwira tutabonanye. Noneho mu byerekeranye n'urupfu rwe, ibyo shaka kuvugaho, kuwa gatanu mu gitondo hari umuntu wampamagaye, arambwira ati Ndaru ko bambwiye ngo yapfuye. Ndamubwira uwo muntu mitamubwire ntereka nkubwire rero, ninzi yuko ukunda kugira amagambo menshi, ntuzajya uvuga ibintu wahagazeho nibyo cyangwa sibyo. Arambwira ati nanjye hari abantu byumvanye, ati basupiriyane, ati bagiye kujyayo. Ndavuga nti ni nanjye rero, aho kugira ngo haze kugira undi muntu uza kongera kumbaza, kandi koko barambajije ngo mvuge inkuru nahagazeho. Ubwo nahise natse imodoka ndaza, ndi mu bantu
bahageze mu ba mbere twahuriye na ba Butera na ba Supiriyane, usanga inkuru ko kari impamo, ariko kubyakirana n'ubu biramvuna cyane, nkumva yari umuntu duhuza, umuntu washaka guteza imbere igihugu n'urugo rwe n'abana, kandi ubona ko yari agiye akiri muto. Ariko icyo namusabira, Imana imworohereze, imuhe iruhuko ridashira. Icyo nabwira umuryango, aragiye koko, ariko amenye yuko asize inshuti z'umuryango, tuzamufasha nk'uko nawe yaba ahari, ntabwo tuzamutererana, kandi natwe icyo tuzakora tuzagerageza tujye tumwegera nk'umuntu wacu kugira ngo atazakorwa n'ikimwaro. Murakoze, nitwa Ngabonziza Antoine, ntuye Kicukiro, Ndaruhutse inshuti yanjye cyane, ariko ntago twari tumeze nk'aho ari ubucuti gusa, ahubwo twari tumeze nk'aho tuva inda imwe. Ni nako abantu hariya mu mujyi bari babizi, kuko yewe by'umwihariko twarabyirukanye, kuko twari tunaturanye no mu ntara, turacuruzanya, tukarangura hamwe, twajyaga duhurira ahantu mu ntara nyine, twajyanye n'utumoto tukirangura no ku magare n'amamoto, byose twahuraga ahantu, mbese tumeze nk'abana bareranywe bo ku musozi umwe. Ariko akagenda amera nk'aho ari mukuru wanjye, nubwo namurutaga mu myaka, ariko yari afite ibitekerezo byihuta cyane. Hanyuma yaje no kuntanga kubasha kuza kugera mu mujyi wa Kigali, kubera ko yabyirukanye imbaraga rwose z'ibitekerezo. Nkajya nza no kurangura nawe, ndetse kimwe n'abandi nk'uko aba bari mu kubivuga abacuruzi, ariko akanshishikariza akavuga ati, nawe ndabona urimo kugenda uzana akabaraga, wari ukwiriye kuzaza ukanyegera nkakwereka uko twakora hano mu mujyi wa Kigali. Byaje kubaho rero, ndaza, ariko yari umuntu udasanzwe, yari umuntu udasanzwe cyane, kuko nk'uko uyu musaza uvuye aho abivuze, yagiraga ibintu by'imbaraga mu bitekerezo no kwihuta no gufasha abantu, gushaka ukuntu ikibazo yagikemura. Nk'ubwo navuye ngewe mu ntara, araza antuza iruhande rwe nk'uko twahoze duturanye, mu muryango nta na komisiyo, kandi urabizi mu mujyi ntabwo ubundi biba byoroshye ko wabona umuryango wo gucururizamo nta komisiyo. Ariko naraje njye arambwira ati, dore umuryango ushyiramo ibintu. Ariko mbese yari umuntu, mbese yari ameze nka mukuru wanjye, mbese cyangwa nka data. Njye navuga ko napfushije nk'umuntu umeze nka data. Arambwira ati, jya mucuruzi, nta kindi, hari ikindi nkubajije? Kandi we ntiwabura na miliyoni n'ebyiri nibura utanga hariya mu muryango. Ariko njye nta kintu yambajije. Yambwira ati, we jya mucuruzi gusa, zana amafaranga turangure dushyiremo ibintu ducuruza Antonio. Hanyuma turacuruza, ariko mu buzima twabagamo, mbese numvaga mfite imbaraga niyegamijeho. Nk'uko uyu musaza uvuye yabivuze, urumva yari mukuru we, nanjye yari mukuru wanjye. Nkumva mfite ikintu niyegamijeho cy'imbaraga, nkumva mfite umuntu niyegamijeho, mbese nkumva mfite protection kubera ko ahari. Kuko habagaho n'ikibazo, wenda habaho nk'imari iryoshye itunguranye, kwa kundi gutungura kandi igezweho ikenewe, wenda nk'amafaranga, wenda mbanyeho makeya, nkagenda nkamwongora ntibumaye amafaranga, akambwira ati, sibyo uragomba kubimbaza. Ati, we genda kara yawe se, genda wiyorere rwose, wikoreremo nta kibazo. Nkagenda nkayora nshaka, nayoraho 5, nayoraho zingahe, mu kanya nkacuruza nkayasubizaho. Mbese nkumva mfite ntambeho, mfite nkumva ndakomeye kuko ahari. Imari nuko hagira nk'ikintu gishira runaka, nanjye wenda nagitumije kitaraza, akambwira ati, fata kuri biriya byanjye ubupakira, ibyawe nibiza urabigaruraho. Nkumva mbese twara abantu bavandimwe cyane, kuko n'imiryango yari yegeranye.
ariko mbese twapfushije cyane, twahombye cyane. urupfu rwe warwumvise ryari rwakugize mu gihe ki? Ngewe ni umuntu twabanaga umunsi ku munsi, urabyumva. Yarwayeho mu gihe mu byumweru nka 2 bishize, arabimbwira, ambwira ko yarwaye, ambwira ko atameze neza, arimo kwivuza, arabanahagarara ntiyaza mu kazi. Hashize igihe runaka arongera agaruka mu kazi nk'uko wabivuze ku wa mbere w'icyo gihe, aza mu kazi gupakurura isukari. Turabonana kuko nta kintu cyabagaho na kimwe ngo sinkimenye, cyangwa icyambaho cyangwa icyambaho nabaga nkizi. Hanyuma turapakurura isukari, ndetse anampaho ku isukari yari afite. Yirirwa mu kazi kwa mbere, kwa kabiri aza mu kazi, ariko umunsi wo kuwa gatatu yaje mu kazi nabwo turabonana. Ariko icyo gihe bwo nari agafite intege nkeya, n'abantu bose barabirebaga ko afite intege nkeya, mbese ko bigaragara ko arwaye, ku maso warabibonaga ko arwaye ndetse afite intege nkeya. Ndanamubwira ariko ntabwo wari ukwiriye kongera kuza mu kazi, uko ndeba ukwiye kuruhuka, ibintu twabikora bahari, ariko ndabona ukwiye kuruhuka, ugafata ikiruhuko, ukajya kuruhuka mu rugo, ugafata ibizanira umubiri wawe imbaraga, ukaba uretse gukora. Nuko twasozanyije kuwa gatatu nimugoroba, ariko ubona yananiwe. Kandi ubundi mu mico ye n'imyitwarire ye yari umuntu uzi ikintu bita nakita ni ikintu bita kutagaragaza ikibazo. Yari umuntu utamenya niba afite ikibazo, niba arwaye, niba ababaye, niba arakaye, ntabwo wabibonaga. Niba agize ikibazo, yari umuntu mbese uhora umeze neza ku ishusho, naho haba hari ikintu gikomeye cyamubayeho. Ariko icyo gihe bwo kuwa gatatu byaragaragaraga noneho ko ubona afite ikibazo. Noneho nuko dusozanya dutyo. Hanyuma kuwa kane nibwo ataje mu kazi, ndamwandikira kuri WhatsApp, ndamutelefona, nta kintu na kimwe yashubije. Mpita mbona ko yaba yarembye. Hanyuma ahubwo mu gihe tukiza wenda kugira ngo tuze hano turebe icyo yabaye, nibwo batubwiye yuko inkuru y'incamugongo ko yitabye Imana kuwa gatanu mu gitondo. Nguko byagenze. Ni ibintu abantu kubyakira, abantu baranavugaga bati ngira ngo ntago yaba yitabye Imana, ntago abantu babyemeraga, ntago twumvaga mbese bidashoboka. Ariko niko bigenda, nta kidashoboka muri iyi si. Ku Mana nta ikintu kitashoboka. Twaje gusanga ko byarangiye yitabye Imana. Imana izamugorore ku ngororano nyinshi yakoreye, kandi yarazikoreye muri iyi si. Ari umutoya, ari umukuru, ari aboroheje, ari abakomeye, abantu bose nta n'umwe utamusabira umugisha. Aho turi tuba tubiganira. Nitwa umwana Patrick, nshururiza Nyabugogo ari kwa Mutangana. Urugendo rwanjye na Ndaru ni rurerure cyane, ariko ndagerageza kubihinamo. Ndaru twamenyanye akigera i Kigali, dutuye muri karitsiye imwe hariya ku Gisozi, akodesha imbere y'urwibutso, imbere y'urusengero rw'Abadive haruguru y'urwibutso. Navuga ngo niwe wanyinjiriza muri business, kuko yasanze ari we ngitangira gucuruza. Nagiye musanga nk'abandi bakiriya bose, mugeze imbere musanga n'ubwiza budasanzwe mu maso. Hari ukuntu wakira umuntu nawe agahita yumva n'ahandi yazongera kugurira. Ndaru yakiraga umuntu aseka, akakwakirana ibyishimo, akagufata rwose nk'aho mumenyeranye n'ubwo mwamuhuye ari ubwa mbere. Ubwo twahereye ubwo ngubwo nta mvuga ni dore umugabo mwiza. Ndaru yambereye umubyeyi, yamfashe ukuboko, ntagira igishoro kinagaragara rwose, aribwo ngitangira gucuruza. Ariko akambwira ati muhungu wanjye, yanyitaga umuhungu we cyangwa se petit frère. Akambwira ati muhungu wanjye courage, ati natwe twese nuko twatangiye. Ndaru nawe anyibonamo, tuba inshuti. Arambwira ati angezaho icyifuzo, ati ndashaka kugura inzu
nkabona aho nshyira umuryango nkatuza ati kuko ntabwo nakora bizinesi nkodesha ati ibyo biravunanye. ndamubwira nicyo cyifuzo nibyo. Twashatse inzu ninjye wamutwaraga, ku cyumweru twaricaraga umugore bakatugaburira mu gitondo Muhoza, tukicara guhera saa 3 tukakatana n'umujyi wa Kigali dushaka inzu yo kugura. Twaramanutse za Kimironko umujyi wose turawujagajaga dushaka inzu, aho abakomisiyoneri baduhamagaye hose twarajyanaga ninjye wabaguri kuri vora mutwaye. Ubwo ngubwo ku kindi cyumweru tukagaruka, ku kindi cyumweru tukagaruka. Kambwira ati nzi Imana yambwiye nkiba mu cyaro ndabona itameze nk'iyi. Ati reka tugumye dushakishe. Twaje kugwa kuri iyi nzu. Iyi nzu mureba turayizanaho turayigura. Tuyigura $50,000,000. Najyaga mubaza kuko nabaga mu nzu ntoya y'ibyumba 3 na salo ku Gisozi. Nkamubaza nti Ndaru, ni papa wanjye rwose ntiwaramutse utati naramutse neza. Kuba mu nzu nziza nka kuriya wumva bimeze biti? Ati humura muhungu wanjye, ati ni nk'ibisanzwe, ati nawe uzagira uyubake. Ndaru yamfashe ukuboko. Iyi nzu twayiguze muri 2018 ndubwira niba nibuka neza, ariko kubw'inama ziwe n'ibitekerezo byiwe n'inkunga ze nanjye 2019 yangejeje ku nzu nk'iyi ngiyi. Icyo ni ikintu buri gihe nicara ubwanjye nawe twajyaga twicarana mu modoka nkamubwira ni se Ndaru, ibintu wankoreye, ibintu ukomeje kunkorera nzagushimirana. Ariko kubwo guca bugufi kwiwe, we ntabwo ari umuntu ushaka kwiremereza cyangwa yereka abantu ko ari icyo yakoze. Yacaga bugufi rwose nk'umuntu waje mu isi hari afite misiyo y'Imana, niko navuga, wagira ngo yaroherejwe n'Imana gukora akazi kayo. Akambwira ati muhungu wanjye, ati nakoze iki se? Ati nujye ushima Imana yonyine, ati nge ntacyo ndicyo, ati nta kintu nakoze rwose. Ndaru yanjyanye iwabo ajya kunyereka ahavuka, turamanukana n'ijye wamutwaraga ku cyumweru tukagenda tuganira, ambwira ubuzima yabayemo, nanjye mubuhamya bw'ukuntu nabayeho. Aragenda mfata nka petit frère wiwe. Nanjye kuko nakuze nta mukuru wanjye ngira, nta na murumuna wanjye ngira, Ndaru nageze mubona nk'umuvandimwe tuva mu ndimwe. Kuko nagiraga ikibazo Ndaru ne wangiraga inama. Nagiraga ikibazo nkirikira kuri Ndaru, nkamuhamagara nkamugana bimeze gutya, akambwira ati bigenze gutya. Ni ikintu navuga ngo kigoye kucyakira, biragoye kubyakira. Na n'ubu ngubu mbonye ifoto ye hariya imanitse, ngira ngo niwe mpita mubona ambwira ati bogari yanjye, niko yajyaga akunda kumbwira, atumeze ute. Nanjye nkamubwira nti petit frère ntimeze neza. Akundaga kumbwira turabona ko Imana hari ikigenda ikora. Ati ntitwajyaga twifuza amazu meza cyajya dushaka inzu, ati tubona kuba mu nzu nziza ari ikintu gikomeye. Ati ntibona ko twabigezeho muhungu wanjye? Ndabibona. Ati rero ugishima Imana n'ibindi tuzabigeraho. Nageze iwabo nsanga Ndaru ukuntu akundwa byonyine, iwabo ku musozi w'iwabo, n'ubu ngubu kubyakira ntekereza ko ni ikintu kizabagora. Nasanze akundwa ku rugero ntabona ukuntu nsobanura. Ndaru umutima yari afite, ukuntu yabanaga n'abantu, navuga ngo Imana imukunze kuturenza kuko niyo yamuremye mushyira ku isi, n'uriya mutima yari afite niyo yawumuhaye. Donc yari ibizi byose, nta na kimwe kitunguye. Navuga byinshi ariko reka ngeze aha ngaha. Ngiye kuvuga nuko yampaye imodoka ngendamo, iyo yagendagamo aguze iyi ngiyi akampamagara akambwira ati jya gukurira imodoka mu rugo, naje kuyikurira aha ngaha. Ntelefonnye, arantelefona arambwira ati muhungu wanjye nindakumva, ati genda ujye gukurira imodoka mu rugo. Cyo sinageka kukivuga. Nese Ndaru kubizi ko ndimo kubaka nta mafaranga afite n'ibike atariko sha, ati wabaye ute sha? Niko yako nakumbwira. Ati wabaye tatara amafaranga nkubajije sha? Ati genda uvanira imodoka mu rugo ntiharare. Mu by'ukuri ko namwe muri abantu nta wundi muntu na so wakubyaye ntabwo yagukorera ikintu nk'icyo ngicyo. Ya telefone ndi haramukano ubwo ndabyibuka ndi kuri moto. Ati baza ndungutse ahari umubaze ko ntake niwe uyifite mu modoka, umubaza aho urugendo ryo gukurira ira modoka, ati ntiharare sha. Ni ariko se amafaranga ariko sha ibyo uri mu biki sha? Ati ndavuze ngo yagukurira modoka ari. Imodoka naraje ndayitwara, ubu niyo mfite niyo ngendamo. Ibyanjye na Ndaru ni birebire, yangiriye umumaro, yambereye umumaro, yamfashe ukuboko ari mu isi. Icyo nifuza nanjye nk'umuhigo
ni ukuzasigarana n'abana be nkababera mukuru wabo, nkababa hafi, barwara nkabajyana kwa muganga, icyo bakeneye nanjye icyo nzabasha kubafasha nkagikora. Ibyanjye na Ndaru ni amateka maremare, mu minsi twari tumaranye yambereye umumaro, yamfashe ukuboko ari mu isi. Imana imuhire uko ridashira gusa, imutuza heza, nta kintu namwifuriza. Murakoze. Nitwa Tuyisenge Mabure, ngiye kuvuga ubuhamya bwa Ndaru, ndabuvuga mu ncamake mu ngingo zigeze kuri 3. Ingingo imwe ni y'uburyo ndi umukiriya we, kuko ngiye nkora akazi k'ubucuruzi, ncururiza ku Kimisagara. Ingingo ya 2 ndayivuga mu buryo bw'inshuti twagiranye n'umuryango. Iya 3 ndavuga uburyo namenye urupfu rwe, ikijyanye n'uko nari umukiriya we, yambereye umucuruzi ndanguraho mwiza. Ikijyanye n'uburyo yatugezagaho ibicuruzwa byari mu buryo butangaje cyane kandi mu buryo bwiza. Nta muntu waranguriraga iwe wajyaga avuga ko yahahombeye, cyane cyane avugaga. Cya 2 twagiranye ubucuti n'umuryango we wose, ndetse anjyana mu rugo iwabo ibugarura, amenyekanisha n'umuryango we twahuriragamo na muramu we turi inshuti. Turahurira, twagiranye ubucuti bukomeye. Ntabwo ndi butinde cyane ngo nje muri detaye kuko bagenzi banjye benshi babivuze. Ikijyanye no kumenya urupfu rwe ntabwo byanyoroheye kubyakira, kuko ngira ngo ni gihe wa mbere ahari, niba ntibeshye, mu mujyi wa Kigali wamenye urupfu rwa Ndaru. Urupfu rwa Ndaru narumenye mpamagawe na muramu we Kayumba w'inshuti yanjye, mpamagara mu gitondo karazindutse saa 11:02, ampamagaye amenyesha ko Ndaru asinziriye. Ntabwo byanyoroheye, naramubwiye nti ndabyemera ari uko ngeze iwe. Mpita mfata imodoka ye, arayinyoherereza, barambwira bati genda urebe ko bimeze kwa Ndaru. Iwe mu rugo nahageze saa 12 zibura nk'iminota 20. Kubyakira byananiye, ntaranabyemera neza. Baje umudamu we wabinyemereye, umuntu nahamagaye bwa mbere, nahamagaye Sipiriyani, ndamubwira nti mu mujyi tugize ingorane, dupfushije umucuruzi Ndaru. Arambwira ati ceceka, iyo nkuru si yo kuvugwa, ahubwo kugira ngo bivuge biguturutseho wategereza tukareba. Ndamubwira nti ndahari. Kubyakira byatugoye, nanjye nahise nshaka gushidikanya, ntahari sibyo kandi mpari. Ndetse haciyemo umwanya nahamagaye undi mugabo utandayishimiye nawe ucururiza mu mujyi, mbimubwiye arambwira ati ntabwo iyo nkuru ibaho, nta nubwo ari byo, atahubwo irekereraho, ntabwo mu bapfu Ndaru yararimo. Narushijeho kubashimangiza ko ari byo, nabo barampakanira bambwira ko atari byo, ariko byari byarangiye. Kuba dufite intimba turayifite ikomeye, nta gihe kirenze iminota 30 cyashize abo bagabo bari kumwe n'abandi bacuruzanya mu mujyi bahageze. Icyo navuga cyo kumenya urupfu rwe nuko narumenye, nashatse guhina kuko ibijyanye n'imibereho ye bagenzi banjye benshi bayivuze, ariko icyo mpamya cyo nuko dufite ibyiringiro by'uko yari umukozi w'Imana, kandi ibihembo by'abakozi b'Imana biri mu ijuru. Icyo bikoze ku mutima wanjye ni kirekire cyane, kubivuga biragoye. Kubura umuntu nka Ndaru ntabwo wabona icyo uvuga ngo ubone n'icyo usiga, ahubwo gusa ubishyiramo ukavuga ngo birenze kuba ari akaga. Ahari nsa nk'ubivuze byose uko bingana, kuko muri detaye ntabwo nashobora kubirondora byose. Nitwa Hashakimana Theogene, mpagarariye abakarani bakorera hara ku isoko rya Nyarugenge.
Ndaru yatuvuyemo byatubabaje cyane kuko yari umuntu twisangagaho cyane, twaburaga amafaranga yo kurya, twabuze akazi tukagenda Ndaru akaduha amafaranga yo kurya, akazi kaboneka tukamwishyura. Ndaru ni umuntu watugiraga inama uburyo ki umuntu yava mu bukarani akagenda atera imbere, kugira ngo n'aka gasura mfite Ndaru yabigizemo uruhare. Ndabyibuka neza covid igitangira ikigera mu Rwanda, abakarani yaduhaye ibyo kurya, avuga ati bahungu banjye muze mbahe ibyo kurya, ibihe nibigenda neza mukabona amafaranga muzanyishyura. Mu by'ukuri kwakira urupfu rwa Ndaru byatugoye. Nabonye ifoto ye mu kanya, nibuka neza yagiriraga umukarani atitaye ku kazi dukora, nibuka ineza yajyaga atugirira. Uretse no kuri ibyo yaduhaye inama nyinshi, kugira ngo bamwe muri twe hari abari bamaze kugera ku mazu kubera inama yatugiriye y'uburyo ki umuntu yatera imbere. Mu izina ry'abakarani rero naruhukire mu mahoro, kandi tuzahora tumwibuka. Ntacyo navuga, gusa Imana imuhe iruhuko ridashira. Amazina yanjye nitwa Ntabakira bose Eric. Ndaru yari umubyeyi wanjye muri make mu bijyanye n'akazi no mu buryo bwo kumfasha. Twirirwanaga, twanakoranaga. Umunsi wo kuwa gatatu twari kumwe, arambwira ati muhungu wanjye ndarwaye, ntipori nta kibazo. Nshengurwa no kumva ko kuwa gatanu yavuye mu mwuka, ariko mu byerekeranye n'ibyo yari umuntu ubana, yaba umukozi, yaba umukarane cyangwa se n'umuzunguzayi. Ni umuntu usabana, ni umuntu utamenya guhitamo, mbega yasabanaga na buri wese. Ikitubabaje ni uko twari tukimukeneye, kandi hari ikindi kintu yashaka kugira ngo adufashe. Yari umubyeyi wacu muri make, kubyakira icyo twaganiriyeho gikomeye, yamaga umuzigo nkawujyana nkazana amafaranga. Ikintu yarambwiye ati jya uba inyangamugayo kandi ukunda ukuri. No kuwa gatatu aremba yarambwiye ngo muhungu wanjye komeza uba inyangamugayo. Nari muzaniye amafaranga 20,000 by'umuntu wari watwaye umuceri. Arambwira ati turavuganye ariko meze nabi ndagiye, arimo nka fanta yanamunaniye. Mu by'ukuri ikintu yambwiraga, yashaka ko nkora nkiteza imbere kandi nkakunda umugayo, ko mu byo yakoraga byose yanyoherezaga nkajyana imari nkamuzanira amafaranga. Urumva yari umuntu wanjye, yari umuntu wa hafi, yari nka papa muri make. Nitwa Bazimya Peter, nkaba ndi umucuruzi hariya mu mujyi, nkaba nkora muri kampani yitwa Roba General. Ndaru yari umukiriya wacu w'imena, yari umukiriya wacu w'ingenzi, yari umugabo muzima mu bagabo babaho bazima. Icyo ntabwo ari cyo namurata gusa, ni uko ku giti cyanjye twahuriye mu kazi k'ubucuruzi, ariko andusha imyaka, andusha ubukure. Ikindi cya kabiri, ansanga muri uriya mujyi pe, ambera mukuru wanjye. N'igihe cyo gushaka kwanjye ntabwo byabaye ubucuruzi gusa, yambaye hafi mu bintu byose, yambera umuvandimwe nyuma y'iby'akazi twahuriragamo. Ariko ikintu namwigiyeho kizampora mu mutima, ni uko
ari umugabo ushobora kumva umuntu uwo ari we wese atitaye ku rugero afite, atitaye ku mikoro afite, atitaye ku bushobozi afite, atitaye ku cyiciro runaka yaba arimo. Ni ukuvuga ngo waba nta mafaranga nk'uko uriya musore uvuye, waba uri umukarani, waba uri iki, yagufataga nk'umuvandimwe kandi akakwishyira hafi, akakwiyegereza. Ikindi kintu namukuyeho kandi kizakomeza kuba umurage kuri njye, ni uko ubushobozi bwose naba mfite, ikiremwa muntu cyose kiba ari ikiremwa muntu yagifataga kimwe. Ni ukuri atuvuyemo bidutunguye, atuvuyemo tutabyiteguye, atuvuyemo tutabishakaga, asize umuryango, asize abana bakiri bato, nyine nicyo cyane n'agahinda cyane, hari n'utaruzuza n'amezi hafi 2. Ni ukuri nsoza nuko umuntu atavuga ibiri ku mutima ngo abirangize, imirimo myiza yakoze kuri iyi si Imana izabyibuke, ibigira ingororano ku rubyaro rwe, izakomeza umugore we, izakomeza abana kugeza igihe ibyo asigiye umugore n'ibyo asize Imana izabiha umugisha kugira ngo abana bazabikuriremo neza kandi bizaba umugisha. Mu by'ukuri urugo rwe Imana ikomeze irumwubakire, kandi uwo murage dusigiye wo kubana neza, wo kubana na buri wese, wo kumva ko nta kibazo wakagiranye n'umuntu, reka uzahure hagati yacu. Gusa nta juru ntanga, ntago ndi Imana, ariko ndarimwifurije nk'umuvandimwe ku kamaro yangiriye. Imana imutuza heza, Imana igutuza heza. Banyita Mukundwa Violette, wacumvuka kavukire n'ikiramuruzi. Icyo navuga kuri Bugazi, inaha ntago barizi cyane kuko niryo zina ry'iwacu tumuziho cyane. Iwabo ni Bugarura, iwacu ni ikiramuruzi. Muziho ibintu byinshi, ariko icy'ingenzi cya mbere ni uguca bugufi. Yari umukiriya wanjye kera nkicuruza ikiramuruzi, ariko uburyo yinjiraga, uburyo yamubwiraga igiciro, uburyo yagusubizaga, uburyo yakwishyuraga, wabonaga birimo ikintu cyitwa inyangamugayo. Yarabikuranye rero kugeza ubwo yimutse azana i Kigali, ansanga i Kigali turabana, aba umwana mwiza, ni umwana ugira gahunda, yari umwana ugira urukundo, nta mukiriya n'umwe yasubizaga inyuma, wazaga amugana wese yamwakiraga neza, umunanije nta n'umwe wamunanizaga, bumvikanaga bagashobokana, kandi urwo rukundo yarukuranye kuva kera, kuko mu ntara iwacu yari umuntu bavuga ko ari umurokore kandi utamuzi mu rusengero cyane, utabona mu buhamya bwe, ariko ibyo yakoraga n'ibyo yavugaga byamupangaga kuba umurokore, kuko yari umunyangeso nziza cyane zirenze. Ibyo rero byaramwimuye, akora neza, aracuruza, atera imbere, kugeza ubwo aje i Kigali. Ageze i Kigali nabwo agira umugisha yagize wa mbere ni uguca bugufi. Yaciye bugufi, abana abantu bose amahoro, nta muntu n'umwe yasubizaga inyuma. Umukarani yamwibonagamo, umukiriya yamwibonagamo, umucuruzi mugenzi we yamwibonagamo, mu kanwa ke habagamo ukuri. Rero ntabwo twatinya kuvuga ko yari inyangamugayo mu buryo bwuzuye, kuko yari yuzuye ukuri. Ni umucuruzi wa mbere nanjye ntatangira ubuhamya ko ari umunyakuri, kuko nta buriganya yagiraga mu kazi, mu bana bakoranaga, mu bakiriya, mu bakarane. Umukiriya wese wamuguriye avuze ibye ntabwo yabona habishyira, bose bararira. Urupfu rwe narwumvishije mu gitondo cya kare mbyutse, ndi maze gukaraba, umukarani arantelefona ati wamenye ibyabaye mu mujyi? Ni ibiki? Niwe muntu ukunda kumbikira, kuko ubushize yambikiye kuri Gihana. Ni ibiki? Nturabe utangiye kuntera ubwoba nanone nka bya bindi wambwiye ubushize. Ati numvishije inkuru, ngewe tanamubwira nti iyo nkuru ntabwo twayivuga, nti iyo nkuru ntabwo ari yo urabeshya, ntabwo ari yo urabeshya, ntabwo yapfuye. Mbivuze mu rugo barambwira bati uramenye ntusora amagambo y'urwo rupfu, ntabwo ari byo, uwo mukarani ashobora kuba yabyumvishije nabi, ntabwo yapfuye. Ndahaza mu modoka ngera mu mujyi, ngeze mu mujyi, uwanshuje wa mbere yarambwiye ati wumvishije ibyanda uko yapfuye? Ntireka ntabwo ndabyemera, ngewe ndemezwa nuko mbonye kuri abantu babipostinze. Ako kanya umwana tubana mbona arabipostinze, abivanye ku mukobwa waha ngaha. Noneho nibyo turumirwa, urupfu ruratureba, birashoboka urupfu rumeze rute ruzabugubugu atarwaye, atageze gute? Ejo bundi yari ku kazi, ejo bundi yamaye isukari, namwishyuye ngo kuwa gatandatu, ariko uyu munsi turi kwa kangahe? Turi ku cyumweru. Kuwa gatanu umunsi nishyuye umukobwa we n'iriyari, yaje mu iduka afata amafaranga, arambwira ati n'ejo tuzabona izindi. Urumva? Kuwa kane, kuwa gatatu nibwo namwishyuye.
gatatu nibwo yaramwishyuye ati tuzabona izindi tuzabaha izindi kwa gatanu ubwo twari dutegereje izindi yari umuntu ugira gahunda utuza ugira urukundo ukuntu urupfu umutwaye ntago tubizi twebwe ntago ndumva runo rupfu ntarukurura kuko batubwiye ko bwarwaye korona irakira ariko nyuma ya korona ntago tuzi ukuntu ahise yongera ako kanya arataba aragenda ntago byumvikana twebwe ntago twabyakiriye nk'urupfu ukuntu rwaje bugubwo yari akize korona akongera agahita agenda yaje no mu kazi yakoraga yagendaga ukuntu ahita ako kanya gupfa ni ikintu gifata intera ndende umuntu akarwaza akaremba akavuga ngo yagize umuriro wagiye yagize umusonga wagiye ariko bugubugu yaje no ku kazi ni ibintu nazi ukuntu byagenze urwo rupfu ntago twarwakiriye ngo ni urupfu rero kuko Imana yamukunze cyane yamudutwaye ariko nta kundi twabigenza kuko urupfu n'urupfu ntago waruvuga ngo ruhagarara ntiyarwaye ngo arware ngo abure uko yivuza ariko kuko Imana ibizi byose izi n'uyu munsi turihangana tubyakire Imana imwakire mu bayo kandi tunasaba Imana ngo ikomeze umuryango ikomeze abana ikomeze umugore imuha imbaraga kuko agiye ari umwana agiye asize abana yashatse ari muto asize abana batoya Imana yongera imbaraga ibe bugufi cyane y'umudamu asize kugira ngo imuhe ubushobozi n'ubwenge bwinshi bwo kubasha kumanaginga urugo afite Imana imwongerere ubwo bushobozi kandi nawe hagiye Imana imutwakirire adusuriza abasanzwe bose kandi twize tudashidikanya ko yagiye mu ijuru kuko ijuru naharanirwa yarikoreye nta numwe nzi numvishe mu bavuga cyangwa tukiba n'iwacu mu ntara nta wumuvuga irindi zina ritavuga ko ari umuntu mwiza ari inyangamugayo yitonda kandi agira neza yabanye n'abakarane iwacu bose mu ntara hose ni bugazi uvuga ati aragiye intwara aragiye wakoraga neza wabanaga n'abantu bose ntawe yarobanuraga ntawe yacagaho ntawe utamufiteho umugisha ku mafaranga ye ntawe utayafite hari umusherisheri ugura imyaka wambwiye ejo ati muri miliyoni 10 mfite 3 za bugazi yitwa Munyaneza n'umushesheri ku myaka tiyajyaga hava mu ntara akazana ibishyimba akazana ibigori akantelefona amushakira isoko 10 mfite 3 ni za bugazi tiyari intwari ntiyajyaga ananiza yari umuntu ugira gahunda yari umuntu komplika mbese Imana imuhijuru rwose twari musabiye cyo nge navuga kandi ikomeze n'abasigaye n'abandi bakuze iha ubwenge cyane umugore imukoreshe imuyobore ace bugufa yumvire maze nayikore kuko tuzi ko ari papa y'imfubyi n'abapfakazi byose irabishoboye nta kinanira